M23 mu rugendo rwo gufata Bukavu byari bigeze kure ngo birangire. Aka gace ihita ikegeka ku gace yafashe n'ubundi ariko gace ka Goma. Ibi bikomeje kugorana ndetse M23 murabizi neza ko yari ifite imishinga yo kuba yafata n'umujyi wa Kinshasa. Ese bimeze gute? Kuri uyu munsi leta y'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi muri kano gace ka Kongo ngo baze bafatanye na FARDC mu rwego rwo kurwana na M23. Ni urugamba rutoroshye ndetse abaturage batuye muri kano gace ka Goma bafite ubwoba. Birumvikana niba intambara yari imaze iminsi ibaye byasaga nk'aho itanzemo agahenge gakeya ikaba yongeye igiye kongera gutangira bundi bushya, bivuze ko arandi maraso agiye kumeneka. Ese M23 ibira bitangaza iki n'ikiri kubivugaho ku basirikare b'u Burundi binjiye muri kano gace? Mu mishi yashije M23 yasohoye itangazo isaba abasirikare ba South Africa bari muri kano gace ko bavamo bakagenda bagasubira iwabo kuko ntacyo bari kurwanira. Murabizi ko ndetse na bamwe mu bayobozi bo muri South Africa bakuriye igisirikare bagiye babazwa impamvu abasirikare babo bari muri kano gace ka Kongo bakabura icyo basubiza. Bamwe muri bo basabwe kwegurura kubera ko nta kintu na kimwe bigeze batangaza gifatika kigaragaza impamvu umusirikare ava mu gihugu kimwe akajya kurwana mu kindi. Ibi byakomeje kuba agateranzamba hagati y'ibihugu byombi. Abasirikare batangiye kuva muri kano gace. Gusa kuri uyu munsi kubera ko Burundi na Kongo bafitanye amasezerano yo guhana abasirikare, u Burundi bwahise bwohereza abasirikare ibihumbi ngo baze bafatanye na FARDC baze barwane na M23. Ese M23 duce yafashe iraza kuturekura? Ibi bishatse kuvuga iki kuri iyi mirwano iri hano igiye kuba? Reka turebere hamwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazabigucika. Reka twinjire neza mu kiganiro. Abaturage batuye hano muri kano gace ka Petit de Brouille cyangwa se hano hafi neza rwose y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo bafite ubwoba kuko mu minsi yashije mu rugamba rwabaye abaturage bagera kuri 5 babikomerekeye babipfiriyemo naho abarenga 35 babikomerekeramo. Ibi niba urugamba rwongeye kubura ntago byabura kubatera ubwoba. Ese abaturage bo muri kano gace ka Goma bo bameze bate? Bari kubitekerezaho iki? M23 ikimara gufata Goma yasezeranyije abaturage ba hano muri kano gace ko izabarindira umutekano, nta gikuba kizacika muri kano gace, ndetse yasabye ko amashuri afungura imirimo igakomeza bisanzwe abaturage bagasubira mu buzima busanzwe. M23 kuri uyu munsi n'ikiri gutangaza n'ubundi ikomeza ibabwira ko nta kibazo gihari, bo bagomba gukuma mu mirimo yabo ndetse bakagomeza kwitaho uko bacungiye umutekano kandi nta mpamvu yo kugira ubwoba. Gusa murabizi neza ko abasirikare b'u Burundi nk'uko babyumvishe bagera mu bihumbi bamaje kuba bakorezwa muri kano gace, ariko nanone ntago ibyo ngibyo M23 byatera ubwoba cyane bitewe n'urugamba yarwanye mu minsi yashize, aho yatsinze imitwe igiye itandukanye. Yatsinze igisirikare cya FARDC n'ubundi ni igisirikare cya Kongo, itsinda Wazarenda, itsinda FARDC, itsinda FDLR. Ibi ni ibisirikare byose byemewe birarwanya M23 ariko byose yabishyize hasi. Ese igisirikare cy'u Burundi kije cyangwa se abasirikare b'u Burundi binjiye muri kano gace, ndavuga mu kiwanja mu kibuga, baraza kuba batsinda M23 ibe yava hano muri Goma? Dore ko yari ifite imishinga myinshi igiye itandukanye, twabana nk'umushinga wo gufata Bukavu igakomereza igafata n'utundi duce. Gusa abaturage bo muri kano gace ka Goma bo bakomeza bavuga ngo iyaba M23 yagumaga muri kano gace kuko nibo bonyine babasha kubaho umutuzo cyangwa se nibo babasha kubarinda byibura bakabaho
bameze neza kurusha uko haba hafashwe na leta. Ese ibiganiro byabereye i Nairobi byatanze iki? Ibi ntabwo byaganiriwe muri iyi nama twavuga ko Kongo yigeze ibyitaho cyangwa se ngo ibirebeho. Hari amwe mu mategeko yagiye yicwa, niyo mpamvu M23 nayo idateze gutuza. Ubwo reka tuvuge ko intambara itararangira. Ese abaturage bo muri kano gace barongera bahunge bazagaruka muri kano gace cyangwa baravamo bavuyemo baharekire M23? Ari wowe wakora iki? Wahava cyangwa wahaguma? Ntabwo byoroshye mu gihe tukiri gutekereza ko ari Burundi, wasanga atari bwo gusa bwamaje kuba bwakohereza ingabo, ahubwo akaba ariyo makuru yonyine yamenyekanye. Hari n'ibindi bihugu bishobora kuba byaje muri kano gace cyangwa se byaje muri iyi ntambara. Murabizi ko kano gace gakungahayeho ubutunzi bw'amabuye y'agaciro, nta gihugu kitajyayo. Buri bihugu byose byifuza kuba byaza kurwanira Kongo bitewe n'inyungu bwite cyangwa se inyungu rusange bakurayo bifashisha mu bihugu by'iwabo. Ntabwo urugero nka South Africa ntabwo yaje kurwana urugamba hari yindi mpamvu, ahubwo yaje kurwana urugamba mu rwego rwo kugira ngo igire ikikurayo. Ndetse twavuga ni imitwe nka za wazarenda n'izindi ngabo zagiye zigaragara muri kano gace. Ntabwo wabura kuvuga ko ari byo byabaga byabazanye. Ndetse ibi byose M23 yaje kuba yabikora ivuga ko nta ngabo n'imwe cyangwa se nta musirikare wundi ishaka muri kano gace, haba abawazarenda, FARDC, FDLR ndetse n'izi ngabo za wazarenda. Babasabye ko basubirayo bagasubira mu bihugu by'iwabo kuko ntacyo barwanira muri kano gace, ntacyo bari gufasha, ahubwo barimo barashoza intambara cyane. Gusa Kisekedi we ntatuje, urugamba yiteguye kururwana. Ariko na M23 nayo ubwayo iti ntabwo tuzijya dutuma mudukura hano, ahubwo niba ngombwa tuzarwana mpaka tugeze Kinshasa. Ubwo abaturage nabo ni twabaveba. Abaturage nicyo gihe ngo ubwo bwongere bubatahe. Bishobora kuba ari intambara ikomeye ahubwo igiye kuba kurusha yabaye bwa mbere. Reka twibaze ati niki bikiraza gukurikira? Ese buracyari amahoro cyangwa nibwo intambara itangiye? Niba rugambira ugeze hano mu gitondo uraza kumenya uko byaje kugenda cyangwa se n'andi masaha yose. Uragenda usobanukirwa kurushaho, uragenda umenya uko hirya no hino bimeze. Niba wamaze gukanda subscribe ndagushimiye, kandi niba utarayikanda iki nicyo gihe. Naho njye bategura iki kiganiro nkanakibagezaho ndi Tariki, tuze kubana mu bindi biganiro.